nukuri. Imana iturinde umubi, Imana indindire umuryango umubi, Imana irinde umuryango wawe umubi, Imana ikurinde umubi. Nukuri, nukuri. Aravuga ngo kugira ngo umunezero wabo wuzure, ngo ibi mbibabwiye nkiri mu isi, nkiri kumwe nabo, kugira ngo umunezero wabo wuzure. Haleluya! Ariko Yesu avuga neza. Ndashaka kukubwira ngo inguni zose z'ingenzi, ahantu hose h'ingenzi, Yesu yarahageze. Yesu yahakozeho igihe yamaze mu isi, nta hantu yasize atageze. Yaradusengeye, yaradushinganishije, yaduhagazeho, yaduhaye iby'ingenzi. Yaravuze ngo dore mbahaye ijambo. Haleluya! Amen. Mbahaye ijambo ryanjye, ijambo ryawe nararibahaye. Niyo usomye hamwe ntiyagufasha ujya ahandi, iyo usomye muri Luka ntufashwe ujya muri Matayo, iyo usomye muri Matayo ukumva ntibigufashe urugaruka mu isezerano rya kera. Imana itugirire neza. Haleluya! Amen. Ngo nabahaye ijambo ryawe, ngo kandi ibi mbibabwiye nkiri mu isi, ngo kugira ngo umunezero wabo wuzure. Avuga amagambo, Mana, umunezero wacu wuzure. Ariko kuki umunezero w'abakristo utuzura? Ujya kwuzura ukabona haraburaho gato, wajya kwizura ukabona haraburaho gato. Umuntu umwe yarambwiye ngo Imana ngo ikunda kumpa amafaranga, ariko ayimpaye haba haburaho make, ayimuhaye ngo ababura ngo ntajya yuzura imuhaburaho. Ariko reka mbabwire, yaravuze ngo ibi mbivuze nkiri mu isi kugira ngo umunezero wanyu wuzure. Aleluya! Mana we, umunezero wacu ni wuzure, kuko warawudusabiye. Yesu yasize awusabye, adusabira umunezero wuzuye. Imana iwuduhe. Aramanuka hepfo rero aravuze ngo kandi sinsabye kubakura mu isi. Aleluya! Bivuze ngo yadusabiye kurama, ntabwo usabye kubanzuranya ngo ubajyane, kuko muri iyi si harimo ibintu bibahangayikishije bituma umunezero wabo utuzura, bituma ibiki. Aravuga ngo sinsabye kubakura mu isi. Nawe wikwisabira gupfa, wikwisabira kugenda imburagihe. Yesu yarabyanze, aravuga ngo sinsabye kubakuramo, ahubwo ikintu yadusabiye uburinzi. Aravuga ngo barinde umubi. Ariko Yesu asenga neza, aravuga ngo barinde umubi. Ariko naribajije, ndavuga ngo impamvu Yesu yavuze mu isengesho akabyatura akavuga ngo barinde umubi ni ukubera iki? Yesu yadusengeye mbere, yari azi ko umubi azaba mubi cyane kuruta umuzimu. Ni benshi, ariko hari ab'ingenzi navuze ngo Imana ibaturinde, nawe ibakurinde. Umubi wa mbere Yesu yapfubiranye nawe akigera ku isi, niwe ngiye guheraho. Ni umubi witwa umunyeshyari. Umunyeshyari Yesu ngo ageze inaha, urumva yarahageze yibera mu nda ya Mariya. Ari abantu baciriritse bari aho. Ariko unyumvire, reka nkubwire muvandi, ntabwo ndi buhasome, ariko nubishobora uzasome Matayo ibice 2, uhere ku murongo wa 1 ugere ku wa 8, cyangwa uzagere no ku wa 19. Uzi ukuntu byagenze? Yesu ngo yaravutse, amaze kuvuka ngo hanyuma ngo abamarayika babwira abanyabwenge bari bari ku gikumba, bari maso, ngo arababwira ati nimurebe biriya nyenyeri, Yesu yavutse. Hanyuma abanyabwenge bayobera ku mubi, ubwo muba barekereje ahora hafi aho, bayobera ku mubi. Bamaze kumugeraho baza kumubaza ati umwana wavutse ari hehe? Umubi rero, ikintu nakubwiraga, ntago agira isura. Ntiwavuga ngo yambaye imyenda nabi, ngo ni umukene, ngo afite ngo isura isa gutya, ngo ni igikara cyangwa ni inzobe. Reka da! Ntiwavuga ngo arananutse cyangwa arabyibushye. Ntiwamurebera mu nzu iciriritse cyangwa se y'ibyatsi cyangwa etaje. Umubi ntahataba. Bayobeye ahantu hasa neza, ntibamenya ko hari umubi. Bahageze bamubwira amakuru atari akagombye kumenya. Ishyari uwo munsi rireguka. Ntabwo ndi bubivuga, uzabisome muri Matayo. Ariko ikintu cyantangaje, ngo bakihagera inyenyeri irabura. Imana ikuvaneho umuntu watwara inyenyeri yawe. Bakihagera aba banyabwenge, kuko bari bageze ku muntu ufite umutima urimo ishyari. Inyenyeri bahise bayibura. Ubu hari abantu basigaye bagenda kandi barigeze kuvugana n'Imana, bari bafite ibimenyetso by'Imana, bari barabayobowe n'Imana, ariko kubera abantu bari kugendana nabo, kubera ababegereye, kubera abo bakorana, kubera abantu babana mu bintu n'ibindi, kubera abo babana mu bigare, inyenyeri ikaba yarabuze. Ukaba usigaye warazerera, usigaye urindagire gusa, inyenyeri warayibuze utazi yuva n'iyujya. Imana igufashe uyu muntu ave mu buzima bwawe, cyangwa imugukingiriza, imukurinde, wongere ubone inyenyeri yawe, ubone icyerekezo. Uyu muntu ari mu buzima bwawe nta cyerekezo ugira, inyenyeri yawe irazima, ntayo wabona. Bagezeho barayibuze, bamaze kuyibura baribaza bati bigenze bite? Ariko ngo babimubwiye,
ngo inda ihita ihagarika umutima. Reba we, reba umuntu uhagarika umutima n'uruhinja we, uruhinja rwambaye pampa, uruhinja njya ndeba ukuntu impinja ngo bazihiga, bagahiga abagore inda abantu batwite, nkavuga ngo umubara ahari, Imana ibarinde umubi, humura. Twongeye kubasuhuza abakunzi ba Ahoraho TV, amahoro y'Imana bane namwe, twizere ko mumeze neza aho muherereye hatandukanye, abari mu gihugu cy'u Rwanda ndetse n'abari hanze yacyo, ndetse namwe mwese mukomeje kugenda musangiza ibiganiro byacu abandi, Uwiteka abahe umugisha. Kuri mwebwe rero utameze neza, uri mu bibazo bitandukanye, isi ni uko bimeze ibyayo, nawe wihangane, kandi Uwiteka nawe agusure. Hagati aho ngaho turi kumwe na nyina w'Inyange Clementine, akaba ari umuvugabutumwa, muramumenyereye, murakomeye nyakubahwa. Muraho neza? Amakuru y'iminsi Amakuru ni meza. biragenda. Turaho turashima Imana. Ariko ko mbona iki cyigisho cy'uno munsi cyari giteye ubwoba, Kubera iki? ndabona rwose ufite agahinda kari kugaragara no mu maso. Oya. Nta by'agahinda, Yesu amara agahinda. Naho agafite amara agahinda. Ujya kugisengera Mm. wabanje gukorwa ku mutima nacyo. Oya. Burya umuntu wese atanga ikimurimo cyangwa se cy'umwuka yamuhaye cyangwa igiturutse mu mutima we, nyine ni umwuka uba wateguye tugagabura ibyayo. Erega ibintu si ibyacu, ibintu ni iby'Imana. Ni ukuri. Hagati aho ngaho dusengera Imana rero, dutangire ikiganiro cy'uno munsi twiragije Uwiteka. Mana turagushimye, tuzahora tugushimira agahora ku ngoma. Isi n'ijuru ni iyawe, abuzuye isi bose n'ibiyuzuye ni ibyawe. Twese tugutegeye ibiganza ngo turengere, tukuramburiye amaboko ngo duhaze kwifuza kwacu, kandi utugirire imbabazi n'ibambe, ubuntu bwawe butwomeho, uturwanire intambara tuzi n'izo tutazi, utuneshereze mu nzira ducamo, udufate ukuboko tugendane nawe, kuko udusize ntaho twagera. Turagushimye kuri mwiza, izina ryawe rihoraho iteka ryose, ngwino ube mu buzima bwacu ni mu izina rya Yesu, amen. Amen. Uyu munsi rero mwaduteguriye ibiki? Uyu munsi nazanye ijambo ryiza, ariko nari ijambo ritaba ryiza, ariko iri ngiri impamvu mvuze ngo ryiza ni isengesho Yesu yasenze. Nkunda kurisoma rero, ariko ibintu bya Bibiliya erega ntabwo umuntu abifatisha, urabisoma ejo ukongera ukabisoma ukumva ubyumvise bushya. Iryo jambo rero riri muri Yohana ibice 17, ubutumwa bwiza Yohana ibice 17. uko bwanditswe na Yohana. Reka tuhasome. Yohana ubutumwa bwiza Ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo uko bwanditswe na Yohana ibice 17, Yego. umurongo wa 13 ugeze ku wa 15. Haranditse ngo, ariko none ndaza kuri wowe, Yego. kandi ibyo mbivuze nkiri mu isi, ngo bagire umunezero wanjye Yego. wuzure muri bo. Ni ukuri pe. Nabahaye ijambo ryawe, Yego. kandi ab'isi barabanga, Yo. kuko atari ab'isi, Kuko atari ab'isi. nk'uko nanjye ntari uw'isi. Mm. Sinsaba ngo ubakure mu isi, Mm. ahubwo ubarinde umubi. Amen. Amen. Nibyo nashaka kuvuga. Ndashaka kuvuga ngo abantu b'Imana ibarinde umubi. Imana ibarinde umubi, iturinde umubi, nanjye reka nishyiremo ne kwikuramo. Aya magambo impamvu mvuze rero ngo arandyohera, wumvise ukuntu Yesu yayavuze? Ni amagambo yavuzwe na Yesu ubwe, ni isengesho rya Yesu. Bantu bima muzarisome, Yesu yaradusengeye, yasize adusengeye, yarazi ko amasengesho yacu nayo sinyaca intege, simvuga ko ari amanyantege nke, ariko yarazi ko hari ahantu atazagera. Yesu ronga aradusengera, afata igihe aradusengera, yavuzemo ibintu byinshi ntari buvugeho, ariko yadusabiye ibintu nka 5, ariko ndavugaho bike. Hariya usomye, ndavuga nk'ahari usomye, yaravuze ngo abo wampaye uhereye hejuru ngo nabarabarinze, ngo nta n'umwe natakaje uhereye aho hejuru. Arangije aramanuka agera kuri uriya murongo wa 13 uvuze, aravuga ngo rero ngo abo wampaye ngaba ngo ndabasengeye kugira ngo umunezero wabo wuzure. Muzi ko umunezero wacu ujya kuzura, umubi akanga ko wuzura. Imana ibarinde umubi.
Nukuri. Imana iturinde umubi, Imana indindire umuryango umubi, Imana irinde umuryango wawe umubi, Imana ikurinde umubi. Nukuri, nukuri. Aravuga ngo kugira ngo umunezero wabo wuzure, ngo ibi mbibabwiye nkiri mu isi, nkiri kumwe nabo, kugira ngo umunezero wabo wuzure. Haleluya! Ariko Yesu avuga neza. Ndashaka kukubwira ngo inguni zose z'ingenzi, ahantu hose h'ingenzi, Yesu yarahageze. Yesu yahakozeho igihe yamaze mu isi, nta hantu yasize atageze. Yaradusengeye, yaradushinganishije, yaduhagazeho, yaduhaye iby'ingenzi. Yaravuze ngo dore mbahaye ijambo. Haleluya! Mbahaye ijambo ryanjye, ijambo ryawe nararibahaye. Niyo usomye hamwe ntiyagufasha ujya ahandi, iyo usomye muri Luka ntufashwe ujya muri Matayo, iyo usomye muri Matayo ukumva ntibigufashe urugaruka mu isezerano rya kera. Imana itugirire neza. Haleluya! Amen. Ngo nabahaye ijambo ryawe, ngo kandi ibi mbibabwiye nkiri mu isi, ngo kugira ngo umunezero wabo wuzure. Avuga amagambo, Mana umunezero wacu wuzure. Ariko kuki umunezero w'abakristo utuzura? Ujya kwuzura ukabona haraburaho gato, wajya kwizura ukabona haraburaho gato. Umuntu umwe yarambwiye ngo Imana ngo ikunda kumpa amafaranga, ariko ayimpaye haba haburaho make, ayimuhaye ngo ababura ngo ntajya yuzura imuhaburaho. Ariko reka mbabwire, yaravuze ngo ibi mbivuze nkiri mu isi kugira ngo umunezero wanyu wuzure. Aleluya! Mana we, umunezero wacu ni wuzure, kuko warawudusabiye. Yesu yasize awusabye, adusabira umunezero wuzuye. Imana iwuduhe. Aramanuka hepfo rero aravuze ngo kandi sinsabye kubakura mu isi. Aleluya! Bivuze ngo yadusabiye kurama, ntabwo nsabye kubanzuranya ngo ubajyane, kuko muri iyi si harimo ibintu bibahangayikishije bituma umunezero wabo utuzura, bituma ibiki. Aravuga ngo sinsabye kubakura mu isi. Nawe wikwisabira gupfa, wikwisabira kugenda imburagihe. Yesu yarabyanze, aravuga ngo sinsabye kubakuramo, ahubwo ikintu yadusabiye uburinzi. Aravuga ngo barinde umubi. Ariko Yesu asenga neza, aravuga ngo barinde umubi. Ariko naribajije, ndavuga ngo impamvu Yesu yavuze mu isengesho akabyatura akavuga ngo barinde umubi ni ukubera iki? Yesu yadusengeye mbere, yari azi ko umubi azaba mubi cyane kuruta umuzimu. Umubi, umubi, Yesu niwe yavuze. Aravuga ngo barinde umubi, kuko azi ko umubi azamukirwamo n'umuzimu agakora ari umubi. Kandi umuzimu atinya amasengesho. Umuzimu ntacyo, umuntu usenga, umuntu w'Imana, umuntu uri ikimenyetso cy'amaraso, umuntu watakambiye Imana, umuntu wizeye Yesu, umuzimu ntacyo yamutwara. Ariko umubi, Yesu yarazi ko ari we mubi, kandi nawe akigera mu isi yarwanye n'umubi. Umubi yamuheza akigera mu isi, aramuhiga. Buriya Yesu niyo mpamvu yaciye iriya nzira, aca inzira ya Mariya amanukira mu ijambo. Iyo atamanukira mu ijambo bari kumutangirira mu kirere. Aleluya! Yesu yaradusengeye. Imana itugirire neza. Aravuga ngo barinde umubi. Imana ishimwe. Imana yacu irarenze. Umva we, ibintu byawe byabuze inzira, Yesu abimanurire mu ijambo. Uzi ko ajya abimanurira mu ijambo, ibintu byarabuze inzira, byarahagamye, akabimanurira mu ijambo. Nk'uko yavuze, yabwiye Yesu yamanukiye mu ijambo akamuhereza Mariya, Yesu akamanukira mu ijambo tukamubona. Nawe ibyawe bimanukire mu ijambo, kuko Imana yacu ikoresha ijambo, yohereza ijambo ryayo byose bikarema. Hanyuma rero aradusengera, aravuga ngo barinde umubi. Nshatse kuvuga ku mubi rero, yarabirwanye nawe, yarwanye n'umubi kuva agera ku isi kugeza ahavuye. Umubi akajya amwirukaho, umunsi umwe agashaka kumuhirika mu manga. Umubi akamucunga, ngo ageze mu masengesho arimo ayasoza, arangije amasengesho y'iminsi 40 ngo umubi arahaza. Imana iturinde umubi, Imana itugirire neza. Haleluya! Hanyuma yarazi ko ibyo bintu bizatugora ku buryo tutazabishobora. Hanyuma arasenga, iri sengesho yaratanze, nohereje mu ngo zanyu uburinzi, Imana ibarinza umubi. Nohereje mu bana banyu, Imana ibarindira abana umubi. Nohereje mu bo mukunda, Imana ibarinde umubi. Nohereje mu buzima bwanyu, Imana ivane mu mubi. Imana itugirire neza. Ibintu byose bibi biri mu mubi. Inzira kugira ngo ikibi kikugereho gica mu mubi, kandi umubi ni umuntu utuwemo na sekibi, ugenderwamo na sekibi. Ntaruhuka. Iyo akuburiye mu kazi ajya kugutegera mu nzira, iyo akuburiye mu nzira no mu rusengero gusangamo. Niyo mpamvu Yesu yasengeye umubi. Umubi yasanze ntahatinya, no mu masengesho ajyamo, no mu mirimo y'Imana ajyamo,
no mu makorari ajya. Umubi niyo mpamvu Yesu yaravuze ati wenda ibindi bazabisengera, iyo duhuye n'akabazo twirukana abadayimoni, twirukana ibiki, ariko uzarebe nta muntu ukunda kuvuga ngo ndirukana umubi, kandi Yesu niwe yarebye aravuga ati ndabasengeye, Imana ibarinde umubi kuko umubi azabahangayikisha, Imana itugirire neza. Kandi reka mbabwire mwene da, iyi Mana yacu izi ubwenge bukomeye. Narabirebye ndeba umubi kuki Yesu yamusengeye. umubi Imana ikurinda umubi, Imana ikurinda umubi akuburira hamwe akajya ahandi, akuburira ku mugabo akajya ku mugore, yakuburira ku mugore akajya mu bana, yakuburira mu bana, cyangwa se akaza agafunga ibyawe, agafunga urubyaro, agafunga ubuzima, agafunga gushaka. Umubi ntaho adategera. Ariko reka mbabwire, nasomye abantu bakoze ibintu bikabije muri Bibiliya, nsanga hari abantu bakoreshejwe n'umubi ku rwego rwo hejuru, ku buryo aba bantu uturanye nabo cyangwa uri inshuti nabo ntabwo wagera ku ntego zawe niyo wagira gute. Ngiye kuvugamo abantu bakeya, ndavugamo nka 5 cyangwa nka 7. Ni benshi ariko hari ab'ingenzi navuze ngo Imana ibaturinde, nawe ibakurinde. Umubi wa mbere Yesu yapfubiranye nawe akigera ku isi, niwe ngiye guheraho. Ni umubi witwa umunyeshyari. Yesu ngo ageze inaha, urumva yarahageze yibera mu nda ya Mariya, ari abantu baciriritse baraho. Ariko unyumvire, reka nkubwire muvandi, ntabwo ndi buhasome, ariko nubishobora uzasome Matayo ibice 2, uhere ku murongo wa mbere ugere ku wa 8, cyangwa uzagere no ku wa 19. Uzi kuntu byagenze. Yesu ngo yaravutse, amaze kuvuka ngo hanyuma ngo abamarayika babwira abanyabwenge bari bari ku gikumba, bari maso, ngo arababwira ati nimurebe iriya nyenyeri, Yesu yavutse. Hanyuma abanyabwenge bayobera ku mubi, burya umubi barekereje ahora hafi aho, bayobera ku mubi, bamaze kumugeraho baza kumubaza ati umwana wavutse ari hehe. Umubi rero ikintu nakubwiraga, ntago agira isura. Ntiwavuga ngo yambaye imyenda nabi ngo ni umukene, ngo afite ngo isura isa gutya ngo ni igikara cyangwa ni inzobe. Reka da! Ntiwavuga ngo arananutse cyangwa arabyibushye. Ntiwamurebera mu nzu iciriritse cyangwa se y'ibyatsi cyangwa etaje. Umubi ntahataba. Bayobeye ahantu hasa neza, ntibamenya ko hari umubi. Bahageze bamubwira amakuru atarakagombye kumenya. Ishyari uwo munsi rireguka. Ntabwo ndi bubivuga, uzabisome muri Matayo. Ariko ikintu cyantangaje, ngo bakihagera inyenyeri irabura. Imana ikuvaneho umuntu watwara inyenyeri yawe. Bakihagera aba banyabwenge, kuko bari bageze ku muntu ufite umutima urimo ishyari, inyenyeri bahise bayibura. Ubu hari abantu basigaye bagenda kandi barigeze kuvugana n'Imana, bari bafite ibimenyetso by'Imana, bari barabayoboye n'Imana, ariko kubera abantu bari kugendana nabo, kubera ababegereye, kubera abo bakorana, kubera abantu babana mu bintu n'ibindi, kubera abo babana mu bigare, inyenyeri ikaba yarabuze, ukaba usigaye warazerera, usigaye urindagire gusa, inyenyeri warayibuze utazi yuva n'iyujya. Imana igufashe uyu muntu ave mu buzima bwawe, cyangwa imugukingiriza imukurinde, wongere ubone inyenyeri yawe, ubone icyerekezo. Uyu muntu ari mu buzima bwawe nta cyerekezo ugira, inyenyeri yawe irazima, ntayo wabona. Bagezeho barayibuze, bamaze kuyibura baribaza bati bigenze bite. Ariko ngo babimubwiye ngo ndahita hagarika umutima. Reba umuntu uhagarika umutima n'uruhinja, uruhinja rwambaye pampa, uruhinja. Njya ndeba ukuntu impinja ngo bazihiga, bagahiga abagore inda abantu batwite, nkavuga ngo umubara ahari. Imana ibarinde umubi. Humura. Ibi bintu byo guhiga abagore batwite, abantu bagahiga impinja zavutse, ngo bamwe bagashaka kuzica, uruhinja umuntu yarurebera mu mugongo akarugirira nabi, ntabwo bihereye kuri wowe, oya, ahubwo ni umubi. Byahereye kuri Yesu avuka ari uruhinja, ngo bamaze kumenya ko yavutse, ngo imitima irahagarara, ngo baravuga ngo ntibyakunda. Maze rero umubi ntagira imvugo isukwaye, ahubwo avuga neza. Nguze ukuntu yabwiye abanyabwenge, yashatse kubarusha ubwenge, nabo yarabubarushije. Umubi yarusha ubwenge abanyabwenge n'abize amashuri menshi. Ntunkangishe ngo wize amashuri menshi, ntukangishe ngo wize hanze na hehe. Umubi yakuzinga, akakuzingira mu kiganza cye, akakuyoborera, ukazarinda urangiza urugendo rwawe nta ntego ugezeho, kandi Imana yari yaraguteguriye ibintu bihari, ariko akakurindagiza ukazerera nta nyenyeri ufite. Yaravuze ngo araza afata abanyabwenge, abaziba amaso, abafunga amatwi, ngo arababwira ati rero mugende mukomeze inzira rwose, mundangira aho umunyabwenge ari, nimumubona nanjye mumbwire njye kumuramya. Iyo so
usomye muri Matayo ugasoma ibice bibiri ugahera ku murongo wa mbere ukageza hariya ku wa 8, usanga ngo abanyabwenge bakihava ngo barongeye babona inyenyeri. Yego ko bati hari ahantu muri biriya bigobe ahantu h'icyerekezo bameze kuriya, ariko inyenyeri ntiyahakandagira. Hari ibintu utarata ku Mana. No, nta nyenyeri ntibayibona uhari, nubwo waba wariye ibimeze bite, uri aho hantu hari umutima umeze gutyo w'umunyeshyari. Imana ikurinde umubi ugira ishyari. Imana itugirire neza. Ngo bahavuye barongera baragibona, baravuga ati yego ko uri muri kiriya gihugu, uri muri kariya gace, uri muri rugo, hari urugo wakwinjiramo ntuzongere kubona inyenyeri niyo wabigenza ute. Hari umuntu mwagendana ukagira ngo ni inshuti, ntuzongere kubona inyenyeri namba, ugahera uwo munsi urindagira. Ibyo wubatse bigasenyuka uwo mwanya, ibyo wakoreye bigagushiraho ureba. Imana itugirire neza. Imana ikurinde umubi, Imana ikurinde umubi. Hanyuma ngo bavuyeyo rero ngo barongera baragibona. Imana ihimbazwe ko igiye kutugarurira inyenyeri abazitakaje. Imana ihimbazwe ko igiye kugukugurinda abantu bakubuza icyerekezo. Imana ihimbazwe. Ngo bongeye kuyibona rero, ngo baragenda bageraho umwami Yesu aringira abayoborera hahagarara. Haleluya. Iyo utari kumwe n'umubi, iyo utari kumwe n'uyu muntu umeze gutya, inyenyeri irazika kuyobora ikakwereka naho uhagarara. Kuko inyenyeri igenzura umutima. Inyenyeri y'Imana ikorana n'umutima. Imana ishimwe. Hanyuma rero ngo bahageze ngo baragenda bakora ibyo umwami yari abatumye, ngo ariko bakimara bagiye kuhava we, ngo Imana irabasura, ngo ibaburiza mu nzozi. Ndashaka ko Imana yongera ikagusura. Icyami gusure niba utanarota ikakuzanira imyumvire, ikazana ibitekerezo bishya. Nirwo ushobora kuba utanarota, ushobora kuba naho usengera badahanura, ushobora kuba uterekwa, ariko nawe ira amarangamutima yawe ikakuzanira amarangamutima. Nzi abantu bagiye bareka ibintu ntawe abibabujije, kubera amarangamutima yakumva umutima we ntubikunze akabireka, ubundi wabaye inshuti nawe. Abantu benshi ntabwo bari inshuti nabo, bishuti nawe. Ubenze nawe bikunda, ubanza inshuti nawe, hanyuma numara kuba inshuti nawe uzamenya icyo ugomba gukora. Baba rero bari bafite impano y'inzozi, ngo marayika baburiza mu nzozi, ngo arababwira ngo umva nimusubire hariya muri ruriya rugo rwa Herode, ko kuriya muntu agenza umwana ngo amwice. Wumva Imana kuntu ari nziza, nimusubireyo munyuri iyindi nzira mwigendera, azategereza azahebe. Uzi ikintu gikomeye cyabaye, uyu muntu ntiyatuma ugera ku ntego, muri inshuti mubana mugendana ntazo wageraho, wazarindagira gusa. Imana ikurinde umubi, ivana ababi mu buzima bwawe, ikurinde umubi. Nababwiye ko umubi ari umuntu ugenderwamo na sekibi. Hanyuma arangije Imana ihita imenya ko Herode ataryamye, ngo iraza isura Yosefu iramubwira ati hungisha umwana na nyina, kuko Herode ashaka kumwica. Imana yacu irasobanura, Imana yawe irasobanura. Uyegere uyibwire, muyibaze, ujye ugenda uyibaze, uyibwire uti nakora iki ko nduzi narindagiye, ko nduzi ntazi icyerekezo, wampaye byibura amarangamutima, ese wampaye ijwi kuvuga. Imana iravuga, ndabikubwiye, Imana iravuga ku bantu batazi ijwi ryayo, abitavugisha n'ijwi ryayo. Wumva ijwi mu gutwi kumva umuntu arakongoreye nta nuhari, cyangwa se ukumva inzozi ukamenya ko ari yivuze. Muzabisome, muzagenda mubibona muri Bibiliya birimo. Biravuga ngo hungisha umwana na nyina bisobanutse. Ndifuza ko Imana yakuvugisha bisobanutse. Ngo arahunga, ngo amaze kugenda, ngo igihe kigeze irongera iramusura, ngo iramubwira ngo subiza umwana hahandi koko Herode wamuhigaga yamaze gupfa. Herode ngagira ishyari kugeza ubwo yafashe abana b'imyaka 2 ngo arabica, havamo abana, hapfiramo abana b'umugore umwe, ngo bari barabaye ingwingiri. Gasheri ngo arafite abana bagwingiye. Iki ni icyigisho ukwacyo ntago nakivuga, cyo kuntu abana b'abantu bagwingiye. Ubu hari abantu bafite ingwingiri z'abana, ntago kindi bukinjiremo, ndavuga ibintu bisanzwe. Ndi kushaka kwanga Imana ibarinde umubi. Abana be ngo bapfiramo, ngararira yanga guhozwa, bo bari barengeje imyaka 2. Reba umwana ufata abana b'imyaka 2 we akabica ngo na Yesu apfemo. Imana igahungisha Yesu kuko yari umucunguzi w'abantu benshi. Ntago ndi buvuga uyu muntu. Imana ikurinde umubi. Umubi wa mbere rero nabonye ukomeye n'uyu muntu w'umunyeshyari. Imana imukurinde. Kandi umunyeshyari indwara ye ya mbere yumva ari we wenyine washimwa. Imana icyo kintu nubona cyatangiye kugufata ukumva niwe
wavugwa neza, ukumva ni wowe waratwa, ukumva ni wowe wakomerwa amashyi, ukumva ni wowe bavugaho ibintu byiza, ukumva n'abakoze ibintu byiza ni wowe wabyitirirwa, uzabwira Imana uti ndarembye, merewe nabi. Nta muntu kamara uruta abandi, nta n'umuntu uhoraho ku isi, nta n'umuntu wigira, ariko ishyari ukuntu riza rikwereka yuko ari wowe wabanza imbere, ari wowe mbese nta wundi muntu wakavuzweho ikintu cyiza. Imana itugirire neza. Icya kabiri, iyo bikozwe n'abandi wumva ari wowe wabyitirirwa, ari bo bihangiye akantu bakakazana, ari bo bishyiriye ikintu aho ngaho bakagikora, wumva ari wowe mbese wumva nta wakurusha ikintu na kimwe. Ishyari naho rituruka. Icya gatatu rero, ubabazwa n'intsinzi y'abandi. Iyo urwaye ishyari ubabazwa n'intsinzi y'abandi. Kandi reka mbabwire, muzi ko nabigenzuye muri Bibiliya, ibi bintu by'ishyari narabigenzuye. Abantu barwaye ishyari nibo bihombye. Burya umuntu ugirira ishyari we nta n'ikibagutekerezaho, ahubwo yagutabara. Njye nabigenzuye muri Bibiliya. Ngaho uzarebe Dawidi yahingaga Sawuli yahigaga Dawidi azize akantu gato gusa, ngo nuko bagiye ku rugamba. Urumva abagore baraza bararirimba bati Dawidi yari amaze kubicira Goliyati wabazengereje abagirira nabi abatuka. Dawidi araza azana igihangara nigendera, nta bindi yari akeneye, nta bwami yari azi, ntabwo yatekerezaga. Ariko ngo abagore baraza bararirimba bonyine, abagore baraza ngo imbere ya Sawuli, kuko ni nawe baririmbiraga, baramubwira ati mva, Sawuli wishe ibihumbi ariko Dawidi yishe inzovu. Undi ahita avuga ati kuva iryo jambo ryonyine iryo ntirivuzwe na Dawidi, ntirivuzwe n'undi muntu, iryo jambo ringuye mu gutwi agomba gupfa. Umva ishyari. Kandi Dawidi ngo akagaruka akamucurangira, akavuga ati rwose ni ikihe kibazo ko nta kibazo dufitanye. Buriya ndashaka kukubwira, buriya Sawuli yari yiboneye umuntu yari kujya akoresha mu rugamba rukomeye, ariko arangije avuga ati ntago nakumva bamushima atari jye bashima. Nuko bigenda. Buriya rero umuntu wese ugira ishyari ni wowe wihemukira. Icya mbere cyo urarwanya umuntu utakurwanya. Icya kabiri, Imana itugirire neza, urihemukira kuko ari n'amaboko yari kuzakugirira neza. Ni umuntu uri kugirira ishyari, we nta shyari agufitiye, ahubwo wavunitse buriya yaza kukunga, wanarwaye buriya yakurwaza, wanagize intege nke buriya yaza akagusengera. Uriya muntu uri kurwanya nta kibazo mufitanye. Nushaka uzabwira Imana ngo Imana ndarwaye mvura, Imana idutabare. Ngaho ureba Kayini na Abeli, si abavandimwe? Ariko umwe ashyize igitambo hari Imana iracyemera, undi ngo Imana ntiyacyemera. Ni n'Imana yabyemeraga se nta wundi. Undi aravuga ati simbyemeye. Kandi buriya iyo amubwiye ati nyigisha nanjye uko bakora neza bagatamba ibitambo Imana yemera. Urebye umutima wa Abeli wari wagutse, ntabwo yari kuvuga ngo ntabwo mbikwigisha, kuko gushimwa burya umuntu ufite umutima Imana yemera. Iyo nawe ushimwe ntacyo bimutwara. Ubundi se reka nkubwire, wubatse n'undi akubaka, ukabyara n'undi akabyara, ukahirwa n'undi ugacuruza n'undi agacuruza, bigutwaye? Cyangwa se umunsi utacuruza agacuruza azaza kukurangurira, namara imari bazayigura iwawe, bitwaye? Ishyari ni uko riza, ariko Imana irivura abantu kuko ni umubi. Imana ibarinda umubi. Umuntu utasakira ishyari Imana izamurinda abantu bayo, kubera yuko niba ducuruzanya ukamara ibintu bazahita bazi iwanjye twegeranye. Wigira ishyari, kandi ishyari ni ribi, yica nyiraryo. Imana itugirire neza. Umuntu wa kabiri rero Imana ikwiye kukurinda w'umubi ni umuntu witwa indyarya. Buriya indyarya ni ikivange. Indyarya ni uruvange, ni ikivange. Indyarya uzi ko indyarya iri seka? Indyarya iri seka ko indyarya iteye. Kandi niko imera. Umuntu w'indyarya akwihishamo. Ntabwo ndi busoma aya magambo, ariko Imana ikurinda umubi witwa indyarya. Uwo muntu imukure mu buzima bwawe. Urebe umugabo witwa Dowege, muzi ko indyarya iba mu rusengero itazanakizwa, itanakijijwe, itanabishaka. Dowege ngo yagiye mu rusengero ngo yarebe umugabo umwe wo mu bagaragu bo kwa Sawuli.
ngo ariko ngo yari yasibiye imbere y'Imana we, asibira mu batambyi, ajya mu gitambyi mo imbere, ahantu hari imitsima yejejwe arahagera ahasibirira, ariko atazanakizwa, ari umugome ruharwa. Indyarya, indyarya ikora icyo abantu batinye. Indyarya, uyu mugabo witwa Dowegi yakoze ibintu bibi, asibira imbere y'Imana. Ubwo se gusibira numva ari nko kuba mu masengesho ukanayararamo ukanirirwa, ubwo mbese niko yari ahari. Niba yari umunyamasengesho wiyoberanyije, yatinzemo arasibira agumamo, Imana nawe iramureka di araza. Niyo mpamvu mubi Yesu yaravuze ngo Imana imubarinde, no mu rusengero ajyamo, no mu batambyi ajyamo, yinjiramo. Umubu ujya mu batambyi we, akinjira hariya kwa Himeleki we, mu rugo rw'abatambyi, iwabo w'imitsima, ahantu habitse ibintu by'Imana, habitse umuhanuzi, habitse abanyamasengesho, we akagenda akajyamo akanasibira imbere y'Imana, ngo ni imbere y'Imana, agasibira imbere y'Imana afite umutima umeze kuriya. Wageze ikintu yakoze ikintu gikomeye, yari ari imbere y'Imana. Himeleki umutambyi atazi ko rwose ari indyarya, yibereye atazi ko abona ari umuntu wibereye imbere y'Imana ushaka Imana, naho ari gukurura amakuru y'ibibera aho ngaho. Hanyuma Sawuli ngo ahageze, nta nubwo yari azi ko Dowegi yari anahari. Sawuli ngo ahageze amaze kumenya ko Dawidi yahavuye, ahageze yaje kumenya ko Dawidi yahageze yanahavuye, amaze kubimenya ngo aravuga ati kuko murangambaniye mwese, uriya mugabo azabagirira neza, azabaha ubwami n'ibiki. Ngo undi ngahita ahaguruka aravuga ati ngewe namubonye yageze aha, amaze kuhagera bamuhaye n'imitsima, ibintu byabaye byose arabivuga. Indyarya burya ntiburana n'amagambo, indyarya ikomatanya ibintu ibi nako ni byinshi, ni uruvange rw'umubi, kuko indyarya igira amagambo, iranarema, ivuga n'ibi, iranahimba, izi no kuyashyiraho ibirungo. Niko indyarya iteye. Kandi indyarya burya n'upfuye ari we watunze urutoki, niyo ibimwishe. Imana ikurinde umubi w'indyarya. Umuntu musenga nataje gusenga, umuntu ukurikirana ibikorerwa mu nzu y'Imana, atari mu nzu y'Imana, atari mu by'Imana, umuntu ubana n'abantu atabanye nabo, Imana imukure mu buzima bwawe, Imana imukurinde, Imana imukurinde. Yesu yaragusabiye aravuga ngo Imana ikurinde umubi, Imana imukurinde. Uwo muntu tumuvanye mu buzima bwawe. Uzi ko ngo bavuze, Sawuli yahise avuga ati mugomba gupfa. Ngo abazuyeho Himeleki aramubaza ati niki cyaguteye kungambanira? Uyu mugabo iyo usomye Bibiliya yari umutambyi w'umwere, niyo mpamvu atigeze agira n'icyo akeka kuri uyu Dowegi, reka da, niyo mpamvu nta n'ikibi yumvaga arimo akora. Ariko undi ahita avuga atumva ugomba gupfa. Ikintu cyambabaje yavuze ngo ugomba gupfa n'abo mu rugo rwawe bose, n'abo mu muryango wawe, si we wenyine n'abana be, ahubwo no mu muryango hose, ikiryango cy'abatambyi mugomba gupfa. Ngo urangije ngo babibwire abagaragu b'umwami ngo bamwice, ngo barahakana bati ntabwo twarambura amaboko ku batambyi. Dowegi rero wasibiye imbere y'Imana we, umva indyarya, umuntu wasibiye imbere y'Imana ngo afata inkota ngo arabica. Imana igukura indyarya, ngo arabica, ngo ahera ku mugabo n'umugore n'abana bato n'inkumi byose arica, ngo agera ku ncuke kubisobanura kuriya, ngo n'abonka ibaze bose aracucuma ararangiza. Cyakoza ngo hatorotsemo umwuka ubara inkuru. Umva Dowegi, umuntu wasibiye imbere y'Imana. Ubu se ari uyu wasibiye imbere y'Imana, ari n'abo bagaragu bari bibereye iyo ngiyo batari bari imbere y'Imana, umuntu wakwizera ninde? Imana igukureho indyarya, ntago zigaragara, ntago wayimenyera ngo nuko ngo yagize gute, dore ko abantu bafite n'uburyo babikarabya bakabisiga. Imana tutabare, ntago wabimenya. Kuko Himeleki yabimenya ntiyari kumwinjiza muri kiriya cyumba imbere y'Imana. Ariko reka nkubwire, Imana yonyine. Yesu yaradusengeye aravuga ngo barinde umubi. Nawe Imana ikurinde umubi, imuvane mu buzima bwawe, imuvanemo, kuko ijambo ryaravuze ngo yica imigambi y'incakura, ngo ikayibuza gusohoza ibyo amaboko yayo yagambiriye. Niko ijambo rivuga muri Yobu 5. Jambo niko rivuga, Yobu 5:12, ravuga ngo yica imigambi y'incakura kugira ngo amaboko yazo adasohoza imirimo yazo. Imana ikwicira imigambi y'incakura nkuko yayishe kuri Yesu, ikajya imuburira ikamubwira ikabigenza. Imana ikugirire neza, ikwicira imigambi y'incakura kugira ngo amaboko yazo adasohoza imigambi yayo. Indyarya nizo ncakura.
reka nihute sinshaka gutinda muri iki kiganiro, mbabwire umuntu wa gatatu wagendana nawe ukazarinda upfa utageze ku ntego zawe, cyangwa se ukazazigeraho ntacyo bikikumariye. Uyu muntu wa gatatu ni umuntu wakoreye Imana cyane mu rwego rwo hejuru, akagwa akabireka. Ubwo nimbivuga ndavuga umuhanuzi wa kane cyangwa washiriwe, niwe ntangaho urugero. Umuntu wabaye mu bintu by'Imana bigashira bikarangira. Uyu muntu nimbivuga ndakohereza mu Bami ba mbere, uzagenda uhasome ibice 13 uhere ku murongo wa mbere, cyangwa se nushaka uzamanuke. Ngo Imana yayirebeye umuhanuzi w'umusore w'umujene, uyu yari yararangiye, yahanuriye umwami biramuvanga, hanura ibiri byo n'ibitari byo. Agera ubwo umwami ashyiraho ibigirwamana, akajya avuga ati nta kibazo, ntiyigera amubwira ko ari mu makosa. Imana iramutimuvaho, ngo arashira iby'ubuhanuzi bimushiramo birarangira. Aremera bimika ibigirwamana, bagira ibintu batambira ibitambo ibyo bintu. Bamaze kubitamba rero, ngo Imana yohereza umuhanuzi w'umusore. Mwa bantu b'Imana mwe, uyu muntu gusangira nawe ukagenda nawe ukajya kumutegera amatwi, umuntu wabaye mu by'Imana bikamushiramo bikarangira. Mwa bantu mwe, ikintu agukorera aba yibikiye imva yacukuye, aba yizi ko ayifite. Uyu muntu aba afite imva yicukuriye arayigendana. Imana ikurinda inkozi z'ibibi, ikurinda umubi, ikurinda abantu bagendwamo n'umubi. Ngo uyu mwana w'umusore araza arahanura, Imana imukoresha imirimo n'ibitangaza, muzagende muhasome, ntabwo nabijyamo. Ariko ngo amaze gukora imirimo, Imana iramukoresha, avuga ibintu biraba, umwami amutunze ukuboko, ngo kurahaga amagutya ntikwasubirayo. Ngo aramubwira ati ndabara unsengere gusubireyo, aramusengera gusubirayo. Uyu muhanuzi w'umusore ntiyarahagurutse neza, ariko ngo afite ibanga rikomeye. Ngo Imana yari yamubwiye ngo ntuzaryeyo, ntuzanyweyo, ntuzasubiza inzira yakuzanye. Nawe akora ikosa rikomeye, kuko yari umusore, bivuze ngo yari umwana. Akora ikosa rikomeye n'inzara ya gisore n'ibiki byose. Ngo arangije baramubwira bati rero ngwino nkugabire. Yanga kugabirwa n'umwami, umwami agiye kumugabira. Ariko wa Mana we, Imana iturinde umuntu washiriwe, umuririmbyi wahimbaga indirimbo zikamushiramo akarangirirwa bigashiramo, umuntu wasengaga bigashira, umupasiteri wabwirizaga bigashira, agasigara ari umuntu ucuruza akabari n'ibindi. Imana imuvane mu buzima bwawe, kuko yagukorera ikintu ntuzakivemo, ukazarinda usaza utageze ku ntego zawe, ahubwo ugapfa nabi. Ngo arangije shaho, reba umuntu wari ukoze ibitangaza bingana kuriya we, akoze ibitangaza bingana kuriya, igicaniro yaravumye gisadukamo kabiri, umwami amutunze ukuboko ngo kuranyunyukananirwa kugusubizayo. Aravuga ati ngwino njya kukugabira, kubera ko yaramubwiye ati nsabira ku Mana, byibura nsabira ku Mana, Imana insubirize uku kuboko, yongere kusubirize. Ngasaba Imana iramwumva. Imana yari iri kumwe nawe. Reka nkubwire wa muvandimwe we, nubana n'umuntu umeze gutya, byarangiranye, yarameze gutya, yarapfuye mbere yawe. Ariko reka nkubwire, ukabana nawe Imana yuzuye muri wowe, bizarangira bipfuye ubusa, nawe uzapfa nabi. Uyu muntu ngarangije arigendera, nta kintu ariye mu gihugu, nta cyanyweye. Abwiye umwami ati niyo wampa igice cya kabiri cy'ibyo utunze byose, ntabwo nariri naha, kuko Imana yanyihanangirije. Ariko ahuye n'umuhanuzi washiriwe, ahuye n'umuhanuzi washaje warangiye, ngo aramubwira ati garuka, Imana yambwiye, nanjye ni Imana ivuze, yari yakubwiye ariko inyuze muri jye, irambwiye ngo nze nkugarure. Ayiwe Mana we, irambwiye ngo nze nkugarure. Ngo abaraje aramugaruye, ngo amaze kumugarura, ngo undi agishingamo ikanya, agishingamo furushete, agitamira rimwe ataranamira. Mujye musoma ijambo ry'Imana mu byumve, biri mu Bami ba mbere ibice 13. Ngo akimira gitamira, ngo ahita amubwira ngo noneho rero ngumva ijwi ry'Uwiteka uko rivuze. Umuntu washaje mu mwuka agira amasoko abiri, washaje mu mwuka agira amasoko abiri, agira iry'Imana kuko aba yarigeze abana nayo, akagira n'irya shitani. Naratangaye, uzi ko ntari nzi ko umuntu ashobora kuvuga ibintu bivuye ku Mana ngo avuge n'ibivuye kuri shitani. Ariko ibintu numva tuzabishakira icyigisho ubwacyo, kuko biraremereye. Mana itugirire neza. Ngo aravuga ati noneho umva ukuntu Imana ivuze, ibya mbere nakubeshyaga ntabwo byari iby'Imana, ariko ubu ngubu iravuze ngo noneho rero ubwo wanze kumvira itegeko ryayo, ntabwo uri burengaho imbere, intare iri bugutanya gusa.
reka nkubwire mwa bantu b'Imana, Imana ikurinda umuntu ufite amasoko aya abiri, umuntu uvugana n'Imana akavugira Imana, yakwangiza akavugira shitani, umuntu ukorera Imana akabeshya, umuntu ukorera Imana akasikoroka, umuntu ukorera Imana Imana imuvane mu buzima bwawe, wazasaza nabi, ntago wagera ku ntego zawe, wazerera wagwa mu nzira. Uyu musore sha ikintu cyambabaje ngo yageze imbere, Mana we, ngo reka nkubwire, intare yaraje bari we yica, kandi imaze kumwica nta nubwo yigeze ikora ku kindi kintu, nta nubwo yanamuriye, nta n'icyo yashomye, ngo yaramumwishe gusa imurambika mu nzira arigendera. Uyu muntu ikibi cye aba afite imba yarayicukuye arayigendana. Reba kugira rero umuntu uri mu buzima bwawe yaracukuye imva avuga ati nzamubanzamo, nzamuririra, yaranamuririye we, nzamuririra ariko yabanjemo. Ntabwo icyo ari cyo cyigisho cyaka kwigisha, ariko hari abantu Imana ikwiye kuvana mu buzima bwawe. Twari turi ku ntego ivuga ngo Imana ikurinde umubi, ikurinde umubi. Uyu si umubi koko? Tuganire, uyu muntu si umubi? Umuntu yanze yigendeye, uyu muntu yirukanka ku muntu ati mumpigira aho yabageze, amwirukaho. Umubi yakukwirukaho, Imana imuvane mu buzima bwawe, Imana imujyane. Imana tugirire neza. Reka nihute, ndumva ibi bantu ari benshi, ndavuga bakeya, reka mvuge nk'abandi bantu nk'abangahe. Imana tugirire neza. Umuntu wa kane rero ni umuntu ukorera ibigirwamana kandi ashaka kumva imvugo y'Imana, ashaka gutungwa n'iby'Imana, ariko agakorera ibigirwamana. Ntagiye kuvuga abantu, ntagiye kuhatinda aha hantu, ntago nahatinda, ariko reka nkubwire, Ahabu yaje ashyizweho n'Imana, Ahabu yaje ashaka Imana, ariko agiye kuzana umugore, azana Yezebeli, azana umugore ufite ibigirwamana, ngo yimukanye ibigirwamana arabizana. Ibyaha yamukoresheje ntitwabirondora. Nubana n'umuntu ukorera ibigirwamana, ukagira umuntu ukujyana mu bapfumu, ukagira umuntu ukujyana kuraguza agashaka no kukujyana mu Mana, ukagira umuntu uvangavanga ibyo bintu, uyu muntu azatuma Imana iguhana. Turebye ubuzima bw'aba bantu, Imana yarabahannye ku rwego rukomeye. Uyu mugore Yezebeli yatumye umugabo w'Ahabu atagera ku ntego, ntaho yageze. Imana tugirire neza. Uyu ni umubi. Hari igihe uzana n'umugore akaza afite amajyambere y'umubi. Hari igihe ushaka umugore akaza afite amajyambere y'umubi, cyangwa ukazana umugabo akaza mu bintu azanye ajyambere azanyemo umubi. Uwo mubi wa mbere ni ukurangiza, nta kintu wongera kugeraho, utangira kwirirwa Imana iguhiga, ugeze hose iguhiga, ugatangira kurwanya Imana kandi waraje mu mugambi wayo. Imana iturinde umubi. Imana iturinde umubi mwa bantu b'Imana. Umubi twamuvuzeho hejuru, agendera mu bantu babi, niyo modoka ye iyo ashaka gukora anyura mu bantu babi. Imana dutabare. Hanyuma tugiye kuvuga umuntu wa gatanu. Umuntu wa gatanu rero ni umuntu wataye Imana cyangwa uhunga Imana. Uhunga Imana kandi akavugana, ariko yagiye mubwira ngo jya hakajya, yamubwira ngo hagarara aha, wamubwira ngo hagarara aha, wakajya kumata nanjye simba shaka. Wa Mana, nubwo ushaka ko mpagarara, ariko nanjye simba shaka, ndumva nshaka guhagarara ku irembo. Yamubwira ati nugutaye zisaka bata, ariko rero nanjye ndumva bitakunda, agashaka kuyobora Imana. Umuntu urwanya Imana kandi asa nk'ukorana nayo. Urugero, narebye nk'umugabo witwa Yona. Uzi abantu bagendanye nawe mu bwato bahuye n'umwaku, bahombye ibintu byabo. Yona ngo Imana yaramutumye, ngaravuga ati wa Mana, ndakuzi ntaho najya, ndakuzi. Ngaravuga ati ndaguhunze. Umuntu uhunga Imana rega kugendana nawe, Imana ibagirire neza. Iyo uteganye imodoka nawe yakwibirika yose ikarangira, kandi we ntapfa, we ntapfa we ntapfa gupfa. Uriya muntu ntapfa gupfa, ahubwo ahombye abandi. Ntapfa gupfa kuko Imana ntawe uyitegekira, abanza ikakwereka itegeko ryayo, ikakumvisha ko ugomba. Rero uyu nawe yari yafashwe n'umubi muri we, kandi uyu mubi yumvaga adashaka ko Imana igirira neza abantu. Uzi ko hari abahanuzi cyangwa se abantu Imana ituma akavuga ati nimutuma nimbwira ngo uyu nguyu yarapfuye, Imana imfasha apfe, kuko nadapfa ntabwo bari bunyemere. Ni ibintu byinshi twavuga, ariko uyu nawe ni umubi. Ni umubi ngo yarazi ko naburira aba bantu ngo bagakire.
aba bantu nababurira bakihana ngo Imana ari inyembabazi, yarazi Imana bati sinshaka kubaburira, ndashaka ko bapfa. Hari ibintu byinshi byatumaga adashaka kubaburira, ntabwo ari byo njye kujyamo. Ariko reka nkubwiye, umuririmbyi yaravuze ngo kunyigisha nkwemere, mfasha Yesu mpa amavuta ukunyigisha nkwemere, uko mbwiye mba ariko nkora, aho njyanye mba ariho njya, kandi undinde ibindi bintu ngereka mu mutima, kuko twe ntituyobora Imana, ahubwo twebwe tuyoborwa n'Imana. Haleluya! Imana ikurinde umubi. Undi muntu ngiye gusorezaho, Imana itugirire neza. Haleluya! Imana ikurinde umubi, ikurinde ababi, ikurinde abantu babi. Umuntu ngiye gusorezaho ni umuntu wa gatandatu wa danje witwa umugambanyi. Umugambanyi ni benshi sinakwirwa mbagendamo, ariko ndi kukubwira ngo umva, Imana ikurinde umubi, kurinde umubi. Yesu yaradusengeye, aradusengera akora amasengesho, aravuga aba bantu ibi bintu mbibabwiye nkiri mu isi kugira ngo imitima yabo yishime. Reka sige mbibabwiye n'abasengere bajye bamenya isengesho nabasabiye. Ugenda urisome, usome rya sengesho yadusabiye, uryumve neza mu bintu yadusabiye. N'aba babi bakugendaho bakurwanya bakumera gutya, Yesu yaravuze ngo Imana ibaturinde. Ibyo kubivuga rero ubwete Imana, muri uyu munsi undinde umubi, aho ndi bunyura undinde umubi, aho nicara undinde umubi, kwisetange uharinde umubi, urugo rwanjye ururinde umubi, abana banjye barinde umubi, aho ntuye turinde umubi, mu izina rya Yesu, amen. Ndarangiza mbasengera Imana, nanjye nisengera Imana iturinde umubi. Haleluya! umugambanyi muvuge hose. Umugambanyi ikintu cya mbere agomba gukora nuko agomba kumenya ibanga ryawe, amabanga yawe. Nta muntu wakubara atakuzi, nta muntu wakugambanira ntatakuzi. Imana itugirire neza. Kugira ngo umuntu azakugambanire nuko haba hari ibintu muhuriyeho. Umve we, nuko haba hari ibintu mugize gute muhuriyeho. Kugira ngo Yuda azagambanire Yesu nuko yamuhamagaye mu ntumwa 12. araza arangije ngo muri komite ajyamo aba n'umubitsi, aba umubitsi kugira ngo amenye ibyinjira, amenye n'ibisohoka. Aba umubitsi kugira ngo ajye akorana na Yesu. Reba umubitsi w'ahantu runaka, urumva atari umutima w'ahantu? Ni umutima w'ahantu, umubitsi w'ahantu runaka. Ngo Yuda araza bari gufata uruhago, kandi umubitsi w'ahantu burya akorana na nyiri igikorwa, niwe bakorana cyane, kuko niwe ahamagara kenshi amubwira ati genza gutya, gira gutya, ibi bigenze gutya. Ariko reka mbabwire, yari afite ibintu nubwo Yesu yari yaramuhamagaye. Ariko umubi mu bantu Yesu ahamagara nawe akazamo, mu bayoza ibirenge nawe akabitega bakabyoza. Umubi aho bagabanyije imigati nawe akayigabanya akayiryaho, ari umubi. Imana iturinde umubi. Umubi aho musangirira abahari, mugambanyi abahari, Imana dutabare. Umubi w'umugambanyi aragerageza akakugira inshuti, ndetse akanakwereka ko ibyo bintu atabitinyuka. Umubi w'umugambanyi Imana imuturinde, Imana imukurinde. Mugambanyi udatinya kugambanira Yesu akajya agenda akagambanira, yarangiza akagaruka akavuga ati ariko akajya no mu biciro. Umugambanyi aracuruza. Imana dutabare, Imana ikurinde umubi. Umugambanyi akubaramo inyungu. Tugiye gusenga Imana, baba benshi n'aba ngaba, Imana ibaturinde mu izina rya Yesu. Abo tuvuze n'abo tutavuze, Imana ibakure mu buzima bwacu. Haleluya! Imana ikurinde umubi. Nyamara iki kiganiro ndumva kikureba. Imana ikurinde umubi, nanjye imundinde. Imukurinde nijoro, imukurinde ku manywa, imurinde urugo rwawe, imurinde ubuzima bwawe, imurinde imishinga yawe. Imana iwurinde umubi. Mwami Yesu, muri uyu mwanya turasenze Mana, iri ni isengesho Yesu yadusabiye, utwemerere uryumve cyane, kuko yasibye arisabye. Ni umurage wacu, yabisabye akiri mu isi ngo aradusengera. Ntabwo ari ngo ahubwo yarabikoze, asigara byandikishije. Aravuga ngo mubyandike, kuko mbibabwiye nkiri mu isi, kandi nsize mbivuze. Ndavuze ngo Imana ibarinde umubi, kuko umubi nanjye yarangenje. Umubi yashatse kundoha mu manga, ntacyo amora. Umubi ntiyatinya kukurenganya, umubi ntiyatinya kugushinja ibinyoma, umubi ntiyatinya kukuvuga, ntiyatinya kukuvuga neza uhari, ariko waba udahari akakuvuga nabi. Umubi ntiyanezezwa nuko umuntu ashyira umwana ku bibero. Umubi ntanezezwa nuko umuntu atwita ngo abyare. Umubi ntanezezwa nuko umuntu yacuruza ngo yunguke. Umubi
umubi ntiyishimira ko umuntu abaho. Imana iturinde umubi, Imana iturinde umubi. Umubi anezezwa n'ibyago by'umuntu, umubi anezezwa n'uko abantu bakena, umubi anezezwa n'uko abantu barwara bakaremba, umubi anezezwa n'uko abantu bahura n'ibibazo n'ibigeragezo, umubi anezezwa n'uko abantu bahora mu mubabaro. Ariko Yesu ni mwiza, yasize abivuze, aravuga ngo ndabibabwiye kugira ngo umunezero wabo wuzure. Mana we, turinde umubi kugira ngo umunezero wacu wuzure. Senge aba bantu bose bumvise kino kiganiro, uhereye none ubarinde umubi. Hari ibyo batakwirinda, hari ibyo batamenya, hari ibiba mu buzima bwabo batazi, ariko turabyirukanye mu izina rya Yesu, kuko isezerano ryo kurindwa twararihawe, ryo kurindwa umubi. Mana we, rishyigikire, kandi aba bantu bumvise iki kiganiro ubemerere nyakubahwa Imana, ubahe ubundi bwenge no guhishurirwa, kandi ubahe kuba maso no kwirinda, kugira ngo Uwiteka Nyiringabo ibi abantu basohoyemo bamenye ko ubwo Yesu yasengeye umubi yabonaga azazengereza abantu. Mu izina rya Yesu umukure mu buzima bwabo. Urakoze kumva gusenga, kandi ubakorutire ubafungirire, kugira ngo uyu mubi atazabona aho yinjirira. Ubugingo bwabo burarindwe n'umubiri wabo. Urakoze kumva gusenga, ni mu izina rya Yesu, amen.